Yes, ngira nk'uko mubibona rero ndi muri dashboard ya Element Network cyangwa ndi muri mining ya Element Network. Uyu munsi ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. Nabonye mwakunze kumbaza ati dukeneye amakuru ya Element, muduhereza amakuru, mwaratubeshye ntabwo yagiye ku isoko, dukeneye kuzigurisha. Niyo mpamvu nanjye mfashe umwanya muto nk'uyu nguyu nkaba nafataho video mbahereza amakuru agezweho kuri iyi mining ya Element Network. Umunsi washize, umwaka washize, itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2024 nibwo kuba timu ya Element Network yari yadutangarije neza itwizeza ko iyi mining ya Element Network iri bujye ku isoko cyangwa iri bube listed, abantu bayimayininze bakaba bayigurisha ku ma wallet cyangwa ku ma exchange bakabona amafaranga. Mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze 100%, ahubwo kuba timu nka ba nyiri umushinga by'umwihariko babanje kuhereza amahirwe abantu batamayininze iyi coin kuba bajya muri pre-market cyangwa muri pre-sale bakazigura bakazibikaho mbere y'uko iyi mining ya Element ijya ku isoko. Rero akenshi iyo mining nk'izi ngizi zitangiye kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa zibwira abantu ngo bajyemo muri website yabo bazigure bazibikaho mbere y'uko ijya ku isoko, icyo twakwita nka pre-market cyangwa pre-sale, akenshi sinjya nshaka kubikoraho video kubera ko nirinda ko nagukorera video nkubwira ati genda ugure Element, ejo wenda wayigura nko ku $1 ugasanga igiye ku isoko ihagaze 0.5 by'idolari, ugasanga wenda uhombye nka 1/2. Ibyo bintu sinjya nkunda kubikora. Uyu munsi wa none rero itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2024 umwaka w'2025 nakiriye message nyinshi haba mu mavideo ndi gukora kuri YouTube dukeneye amakuru ya Element mwaratubeshye ntabwo yagiye ku isoko. Twebwe icyo dukora tubahereza amakuru yatangajwe na ba nyiri umushinga na kuba timu z'izo mining, ibyo bavuze nibyo tugerageza kubasobanurira. Niyo babihinduye turaza twabwira ati ibintu byahindutse. Uyu munsi wa none rero itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025 Element bari muri pre-market, bari muri pre-sale, barimo baratanga cyangwa barimo baragura ku bantu batamayininze iyi coin ya Element, barimo barazigurira muri systeme yabo bakabahereza amadolari cyangwa amafaranga, hanyuma bagatanga wallet address ya Solana bakaziboherereza. Rero pre-market cyangwa pre-sale nirangira natwe bazadufungurira withdraw ku bantu bamayininze, hanyuma tube twagira ute twabasha kuzibikura, wenda banatwereke exchange ya nyayo. Ariko tukiri aho ngaho baturangiye cyangwa baratuyoboye batubwira ko tugomba kuba dufite wallet yitwa Phantom cyangwa Solfare wallet. Ariko abantu benshi mudukurikira kuri Mbarusha Mining TV muzi Phantom. Ikintu ukora uragenda ukayinjiramo ugakopiya wallet address ya Solana. Ngira murabona ko bashyizemo withdraw nubwo iri suspended itarakunda kubera ko Element iracyari muri pre-market cyangwa muri pre-sale. Ubwo wallet address ya Solana ukopiye muri Phantom uraza ukayipesting, ugakanda no kuri wallet ukayipestingamo ahangaha, warangiza ahangaha ni uyipestinga wallet address, warangiza hano ugashyiramo umubare w'ama-Element ufitemo, ngira ngo yose aya ngayo yashyiramo, warangiza ugakanda withdraw. Nibyo ngibyo ubu zibikuje zihita ko zigira ute zikugeraho. Phantom rero ni iyi ngiyi, urabona ko ndi muri phone yanjye. Phantom ni iyi mubona, uyinjiramo nk'ibisanzwe ugakopiya wallet address ya Solana ukayizana ukayijyana muri Element Network nka biriya mberetse. Wenda reka dutegereze Phantom tureba ko ifunguka, ariko ni ibintu bigize ute, ni ibintu byoroshye cyane. Nimba uri mushyashya rero kuri Mbarusha Mining TV, gerageza ukande subscribe, ufungure inzogera kugira tube tubana muri update zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV abonye amakuru, igihe cyose tubonye
updates, ayo makuru mujye muyabonera mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu tubwira ngo kanda subscribe ufungure inzogera kugira tujye tubana muri update zacu za buri munsi. Rongera murana ko Fantome yafungutse, ndi muri Fantome. Ikimara gufunguka ikintu uzakora nta kindi ni ukuzamo ukaza ugakanda hano kuri Solana ukayikandaho, warangiza kuyikandaho ugakopiya wallet address yayo. Ukimara kuyikandaho ukanda kuri receive. Ukimara gukanda kuri receive ubwo uba ugiye kugira ute kwakira ahangaha kuri Solana, ugakanda receive. Wamara gukanda receive bahita bakwereka wallet address. Muri hangana network ziri kugenda zigenda gake. Wallet address rero yikopiye dore ni iyi ngiyi, ukanda kuri copy yaba ari ya Solana, warangiza ukavamo ahangaha tugakomereza harya muri Remint, ukaza hano hasi kuri withdraw. Ahangaha niko tuzabigenza kuri withdraw. Wamara gukora withdraw ukaza ugapestingamo wallet address ya Solana, warangiza ahangaha ukandikamo umubare w'amarementi ufite, uba uri kuyabona hejuru 27,202. Warangiza ugakanda withdraw. Ariko uyu munsi wa none ntabwo biri gukunda kubera ko biracyari muri pre-market. Bahita babwira ngo ICO not ready coming soon. Ubwo rero nibava muri pre-market cyangwa muri pre-sale ni uku nguku tuzabigenza. Nizere ko bamwe bambazaga amakuru ya Remint Network, amakuru agezweho uyu munsi wa none, uyu mwanya ngerageje kubanyuriramo, mbaherejeho umucyo. Aho ubundi ntabwo twababeshye, twababwiye ibyo kuba timu ya Remint natwe yadutangarije cyangwa ibyo bacishije ku mbuga zabo. Rero nkuko nabisobanuye, sinjya nshaka gushishikariza abantu kujya kugura amacoin yari muri pre-market cyangwa muri pre-sale, cyane ko hari igihe uyigurira nko ku idolari rimwe igahagurukira nko ku madolari 2, birashoboka. Hari n'igihe igurira ku idolari rimwe igahagurukira kuri 0.5 by'idolari. Niyo mpamvu iyo bazanye nk'ibyo bintu cyangwa iyo mining yari yose ivuze ko icyo kintu, ngerageza kwituriza singira icyo mbikoraho, kubera ko simba shaka ko wazavuga ngo Mbarusha Mining TV yarambwiye ngo nzigure none ndahombye, cyangwa coin zanye ndazihombye, cyangwa amadolari nayohereje nabi arayoba. Mbashimire cyane rero, mukomeze mukande subscribe kuri Mbarusha Mining TV. Uyu mwaka nkuko nabibabwiye, umwaka wa 2025 ni umwaka tugiye gukora cyane, ni umwaka w'umugisha, ni umwaka w'amahirwe kuri twese, by'umwihariko hano kuri Mbarusha Mining TV turi gushaka amafaranga kandi tuzayabona. Icyo usabwa kanda subscribe ufungure inzogera kugira tujye tubana muri update za buri munsi. Ciao ciao, ndabakunda cyane.